ndashaka amafaranga 5,000 wahaye ndagufungisha babarira 5,000 baguhaye ngaho mbwira ndekuye ndagufungisha iki kimara cyawe ngifungishije yewe nsiga amafaranga mu rugo ndagusubiza amafaranga siwe wayamuheraga icyubundi ufunze ntago ari ufungurwa ndagusubiza yata ndagusubiza erega ndi mudugu ujye ku buyobozi n'ibyatewe nanjye byatewe nawe wowe kanyota umusinzi uribuka ibintu njye nakoze ndaguhamagariza tayari njye niko nabaye ariko si ibintu akora uryinarago ndekoza we wibuka yuko ubafashe mudugudu ndekora nubwo waba uri mudugudu nagusubiza bakagufungira mu mwobo none mudugudu ako nubwo waba ufunga ntago ari ufungura uzi yaraje gutoba ako rero jewe nanga niko nabaye nta muntu ujya unsuzugura mu mudugudu wawe narabikubwiye no muntu kumugira umuyobozi agiye kurimbura umudugudu wacu uzabibona ubundi si ubu mwawe mumbwira ukuntu abantu bangaye mu muriro aho ngo